Tubanje kubasuhuza mwebwe mukurikiranye Re TV. Uyu ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Rero turabakiriye waba uri mushyashya uje kuri iyi Re TV cyangwa usanzwe uhaba, Imana iguhe umugisha. Rero tugiye kwigana ibyigisho bidufasha gusobanukirwa Bibiliya, aho turi kwiga urwandiko rwa mbere n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abantu b'i Korinto. Natwe izi nzandiko ziratureba nk'uko twakomeje kubibona mu byigisho byabanje. Rero uyu munsi wa none tubazaniye icyigisho cyiza cyane, aho turimo turanasoza uru rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Tugeze ku gice cya 15. Yego, urumva ko kandi rugira ibice 16. Yego, Urumva ko urwandiko rwa mbere tugiye kurusoza. twarusoje. Amen. Rero tugiye kwiga igice cya 15, ariko amagambo turiga araza kuba ashingiye ku murongo wa 35 kugera kuri 49 cyangwa 36. Aho hantu niho amagambo yacu araza kuba ashingiye. Yego. Rero Etienne, mbere yuko tuza kwiga iki cyigisho gifite umutwe ugira uti umubiri wazutse ari wo wa Kristo, reka ubanze udushyire imbere y'Imana. Reka tubanze dusenge. Data wa twese, uri Imana yacu, uhabwe icyubahiro. Amen. Turagushimiye cyane muri uyu mwanya, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Uburyo utwitaho buri munsi ukaturinda. Reka rero n'uyu mwanya tugize umugisha udasanzwe wo kuboneka ahangaha muri studio twiga ijambo ry'Imana. Reka dusabe umwuka wera bane natwe, Amen. abari utuyobora, kandi abadukurikirana bose duhabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero nk'uko twari twabivuze, tuje kwigana icyigisho gifite umutwe ugira uti umubiri Umubiri wazutse. wazutse. Umubiri. Ubundi se ubwo kuvuga ngo umubiri wazutse, muri make ubwo bari kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ikintu kizuka kuko cyari cyapfuye. Rero niba ari umubiri wazutse, hari habanje gupfa, nyuma haza kuzuka, kubaho nyuma yo gupfa nyine. Umubiri Wazutse. wazutse. Rero iyo turebye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 35 kugera 39, Pawulo ahindura ikiganiro akavuga ku mubiri wazutse. Yego. Mu gihe ku mirongo yari yabanje twari turi kubona ari kubemeza yuko umubiri wa Kristo cyangwa umuzuko wa Kristo ari umuganura. Yego. Rero aha ngaha ahita ahindura ikiganiro. Uyu mugabane awutangira abanza abaza n'ibibazo bibiri. Abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Ibi bibazo bisubizwa mu rwa mbere rw'Abakorinto kuva ku murongo wa 36 kugera ku wa 49. Ubwo abadukurikiranye tubasaba kwigiza Bibiliya zabo hafi, Yego, kugira ngo iki kibazo tubone ibisubizo igisubizo cyayo. Ni ibibazo bibiri. Hari ikibazo kivuga ngo abapfuye bazurwa bate? Bazurwa bate? Nanone kandi bazaba bafite mubiri ki? Umubiri igihe bazaba bamaze kuzuka. Umuzuko, kuko turi kwiga imbaraga z'iki? Y'umuzuko wa Kristo. Z'umuzuko wa Kristo. Yego. Rero ubwo aha mu gusubiza ibi bibazo harimo ibibazo twebwe tujya twibaza uyu munsi, ko abapfuye ese ikintu kibazura bazuka mu buhe buryo? Yego. Sibyo? Nanone ikindi, nyuma yo kuzuka umubiri wabo ibikurikiraho ni ibiki? Baba bameze bate? Mbega nibyo bari kuvuga aho ngaho. Rero Etienne, wakihuta ukatugerera aho hantu ukatubwira uburyo Pawulo yababwiyemo. Pawulo yaravuze ngo mu gice cya 15 mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, Yego, ku murongo wa 36 niho turi buhere. Haravuga ngo wamupfuwe, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba akabuto ubwako kenda kaba ishaka, cyangwa akandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwawo. Amen. Bagakomeza 39, inyama zose si zimwe, ahubwo
iz'abantu ziba ukwazo, n'iz'inyamaswa ziba ukwazo, n'iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'imfizi ziri ukwazo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo. Bari kugenda badutandukanyiriza. N'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Ubwo tugiye gusubizwa bya bibazo twari turi kwibaza. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira inenge, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wa kavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'uw'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari nako n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari nako n'ab'ijuru bandi bari, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Aya magambo neza neza Pawulo yagaragaje uburyo abantu bapfuye bazamera n'umubiri bazambara. Aya magambo dusorejeho agaragaza uburyo Adamu yari afite umubiri w'ubutaka, kuko yaremwe mu gitaka, ariho Imana yamuremeye. Ariko Yesu aza nyuma we ari mu mwuka w'Imana. Urumva bari kudusobanurira abantu babiri, sibyo? Uwa mbere ni Adamu, Imana yaremye imukuye mu gitaka. Uwo muntu aza gucumura nk'uko mu Baroma habitubwira ngo icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, ari we Adamu nyirizina, wavuye mu butaka. Ariko uwo muntu wa kabiri bari kutubwira ko ari Yesu Kristo waje kugira ngo uwo wavuye mu butaka ahindurwe nawe abe uw'ijuru. Ariko uri kubyumva neza yuko ahangaha Pawulo yari ari kugerageza gusubiza biriya bibazo bibiri twatangiye twibaza. Mbese abantu bapfuye bazurwa bate? Twatangiye tubona uburyo bazurwa nk'uko imbuto ibibwa mu butaka igapfa ikabanza igapfa, nyuma ikazabyara imbuto yamaze kuva muri uko kubora ikabyara imbuto. Ni nako abakiranutsi bazamera. Abapfuye bazapfa babore, ariko hari umunsi wo kuzuka kwabo. Ariko azuka ari uw'umwuka, ntabwo azuka akiri uw'umubiri. Azuka afite umwuka. Ubwo tubishyire mu gihe kizaza, kuko uyu munsi uwo muzuko nturaba kuri twebwe uyu munsi turiho muri iki gihe. Azazuka ari uw'umwuka atakiri uw'umubiri. Hari n'ahantu Pawulo yigeze kubivuga, aravuga ngo uko tuzasa ntiturakumenya, ariko icyo tuzi ni uko niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuze ngo Yesu kuko ari uw'umwuka, n'abapfuye bamwizeye nabo bazaba b'umwuka. Ubwo urumva Bibiliya ihishuye uburyo iyo umuntu azutse azaba ameze. Ubwo basubije cya kibazo ngo bazurwa bate. Noneho hanyuma yo kuzurwa, cya kindi cya kabiri batubwiye ngo bafite mubiri ki. Ubwo umubiri bafite n'uw'umwuka, ntabwo bakiri uwo, ntabwo bacyambaye wa mubiri wa kera wa kamere dusanzwe tuzi. Rero hano Pawulo akoresha ibigereranyo bitatu kugira ngo afashe usoma urwandiko rwe gusobanukirwa ibi bibazo by'umuzuko. Ikigereranyo cya mbere Pawulo rero yagaragaje kigaragaza ko umubiri ari nk'imbuto igomba kubanza gupfa kugira ngo mu buryo bw'igitangaza ihinduke ikimera. Ubu ni uburyo bwa mbere, ni ikigereranyo cya mbere yagerageje gusubirizamo, avuga yuko umubiri wacu umeze nka ziriya mbuto zibibwa zigapfa nyuma zikazaza kumera. Ubwo urumva niba uyu munsi kugira ngo dutange urugero byumvikane ku bahinzi,
yego bajya batera imbuto runaka, bagatera ibishyimbo. Ibishyimbo tuzi ko babitaba mu butaka, yego sibyo? ariko muri uko gutaba ibishyimbo mu butaka, uburyo iyo porosesi bicamo kugira ngo igishyimbo kizongere kuzamuka, yego niko natwe bigomba kumera. amen icyo gihe bimara biri mu butaka kugira ngo hongere kuzamuka igishyimbo, ni nako n'abantu uyu munsi bigomba kugenda gute, bigomba kumera. akomeza atubwira ngo iyi nyigisho irasobanutse cyane. Umuzuko ni igitangaza cy'Imana buriya. Ikigereranyo cya kabiri rero ni ikigereranyo cy'umubiri kigaragaza ko muri iyi si Imana yahaye inyamaswa n'abantu imibiri itandukanye iberanye n'ibihereranye. Bivuze ngo yabanje kutwereka Pawulo ko inyamaswa zifite umubiri wazo, abantu dufite umubiri wacu. Buriya ntabwo umuntu ufite umubiri nk'uw'imbeba n'ibiguruka mu kirere n'ibisiga bifite imibiri yabyo. Uzarebe nk'ukuntu ifi iteye, ntabwo ariko twebwe duteye. Ifite amagaragambya, ariko twe ntayo dufite. Bivuze ngo yakoresheje n'iki kigereranyo, ahubwo yashakaga kuvuga iki. Mu buryo nk'ubwo rero imibiri yacu izaba iberanye n'ibintu bishya bizaba biri mu ijuru. Bivuze ngo imibiri yacu izahindurwa ibe iberanye n'ibintu bizaba biri mu ijuru. Ndumva twakumbura kuzaba mu ijuru. Amen. Kuko ibintu tutigeze tubona mu buzima bwo ku isi, iby'amaso yacu atigeze kubona, iby'amatwi yacu atigeze kumva, n'iby'akanwa k'umuntu katigeze kavuga, ibyo nibyo tuzabonayo. Nubwo abantu rimwe na rimwe bagerageza kuvuga ukuntu mu ijuru hazaba hameze, ariko ibyo bavuga ntabwo ari byo. Umuhimbyi w'indirimbo y'185 niwe wavuze ngo tujya tuvuga iby'igihugu cy'ihirwe, tukogeza ubwiza bwaho, ngo ariko kubayo bizacura iki? ariko agasoza akavuga ngo ntunganiriza kubayo nanjye njye niyumvamo uko kubayo byagenza gute, byamera. Ndumva rero iki cyigisho ni icyigisho cyiza kiri kutubwira ngo umubiri wagenze gute, wazutse. Mbega badusobanuriye umubiri w'umuntu wapfuye ari we Adamu wa mbere, ariko mu kuzuka k'uwo mubiri ntabwo akizuka ari wa mubiri dusanzwe tuzi yari afite imbere y'uko apfa, azuka ari uw'umwuka. Amen. Bagakomeza akatubwira ngo iki gitekerezo rero kitugeza ku ntambwe ikurikiraho y'ikigereranyo cya gatatu cy'umubiri w'ubwiza, gishimangira ko ubwiza bw'imibiri y'abazutse burenze cyane ubw'imibiri y'abo muri iyi si yacu yacumuye. Bivuze ngo imibiri ya nyuma tuzahabwa uzaba ari imibiri iruta ya mibiri ya mbere twari dufite. Kuko umubiri dufite uyu munsi urapfa, ariko icyo gihe Bibiliya itubwira ko tuzaba twahawe kudapfa. Amen. Urumva rero umubiri w'uyu munsi utandukanye n'uw'icyo gihe nyuma y'umuzuko. Yego. Wadukomereza n'amagambo twakomerejeho. Iki gitekerezo gishobora kuboneka binyuze mu kugereranya k'uburyo bune hagati y'umubiri wacu dufite muri iki gihe ku isi n'umubiri w'ahazaza w'abazaba bagenje gute, bazutse. Umubiri wa mbere ni uwo ku isi ubora, ni uw'umunyantege nke, kandi akaba ari uw'akavukire. Mu rundi ruhande uwa kabiri ni uwo mu ijuru, Imana ishimwe, utabora, ufite imbaraga nyinshi, umubiri w'umwuka. Ibi ntibisobanuye ko hagati y'imibiri y'uburyo bubiri hatari ugukomeza. Kuba Pawulo yarakoresheje ijambo ry'ikigiriki umubiri ni ugusobanura umubiri uhambwa n'umubiri uzurwa, byerekana ugukomeza. Amen. Tubicuritse, ibintu bine byagereranijwe haruguru nabyo byerekana ukudakomeza imibiri yacu mishya. Wa mubiri twari dufite urahagarikwa, sibyo? Ukudakomeza ntabwo bikomeza wa mubiri twari dusanzwe twambaye cyangwa dufite. Umwami Imana ishimwe ntabwo izaba imeze kimwe n'iyi mibiri isaza dufite muri iki gihe. Imibiri yacu mishya ntabwo izaba imeze nk'imibiri isaza dufite muri iki gihe. Yego, urumva nyine bari kudusobanurira ibyo Pawulo yari ari kuvuga muri kiriya gice twasomye, ko imibiri twavukiyemo
ariyo yacumuye, yego yo igeraho iyo umuntu avuye mu mubiri agapfa, yego uwo mubiri ugenza gute? uba urangiye, bigahagarara. yego noneho hakazabaho guhabwa undi mubiri, ari wo twasomye, wa wundi Pawulo yavuze, umubiri w'umwuka. noneho wo ukazagenza gute? ukazakomeza. amen. nicyo Pawulo ntagereranya ijambo w'umwuka no kubaho kw'ikintu kidafatika. yego tutaza kumva umubiri w'umwuka tukumva ko ari umubiri uzaba udafatika. uyu munsi Bibiliya itubwira ngo abasenga Data bamusengera mu kuri no mu mwuka. noneho mu mwuka abantu bakumva ni ibintu biri mu kirere gusa bidahari. kandi muri Yohana mu gice cya 63 mu gice cya 6 ku murongo wa 63 yego hari amagambo avuga ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. amen. ese urumva amagambo ubwayo Imana ivuze, yego sibyo? yego kandi niyo iri jambo dufite. ubu twavuga ko ari umwuka, si ikintu gifatika. yego rero niba batubwiye ko tuzavuga turi ab'umwuka, ntabwo ari ibintu bizaba bitaboneshwa amaso, yego sibyo? ahubwo ni ibintu bizaba bihari bifatika. amen. kuko na Yesu bamwise umwuka atari uko adafatika. n'uyu munsi ntabwo ubwami twizera cyangwa ijambo ry'Imana twizera ritubwira ko tuzajya mu ijuru, sibyo? ijuru rirahari, sibyo? yego rirafatika. ntabwo ari hari abantu bafite iyo myizere bavuga bati ni umwuka, yego ni ibintu by'imyuka biri aho ngaho bidahari. ariko birahari. ijambo buriya usomye mu byahishuwe niho wabisanga neza mu bice bigera nko muri 11. aho ngaho niho wabisanga neza uburyo uyu munsi ijuru tuvuga, Imana tuvuga, ntabwo ari ibintu by'imyuka, ahubwo ni ubwami kuko buhari. rero hari ahandi avuga ko Yesu azahindura imibiri yacu, umubiri wacu wo gucishwa bugufi ukamera nk'umubiri we w'ubwiza. tuzaba dufite imibiri nyamibiri, ariko ntizaba inanirwa cyangwa ngo isaze. ukumva ukuntu iyo mibiri izaba imeze. Imana ishimwe. kubera ibyo rero tuzi ko kubera ko ibyo tuzi ari ukubora, kurwara ndetse no gupfa, ntabwo byoroshye gutekereza ubuzima butabamo ibintu nk'ibyo. nyamara nibyo twasezeraniwe muri Yesu. bitewe n'uburyo tubayeho, uyu mubiri wundi w'umwuka ntabwo tubasha kuwusobanukirwa. ntabwo ibitekerezo byacu bibasha gukurura ngo bishyikire uwo mubiri w'umwuka abantu tuzagira, sibyo? kuko icyaha ahantu kitugejeje ku rwego rwo kutabasha gushyikira iby'Imana yavuze, no kutizera amasezerano y'Imana. urumva ahantu icyaha kigejeje umuntu. yego rero turasaba muri uyu mwanya mu kwiga iki cyigisho, mu kwiga iki cyigisho kitubwira iby'imbaraga y'umuzuko wa Kristo, duhererwe mu izo mbaraga. amen. twizere ijambo ry'Imana, dore ko iyo arivuze ntabwo ibeshya. amen. pfa kuba byaravuzwe n'ishobora byose, kuza ko bizagenza gute? bizaza. rero twasoza iki cyigisho tuvuga yuko ibibazo twari dufite ku bintu byo kuzuka turabisubira. twari dufite ikibazo kivuga ngo abantu bazurwa bate. twabibonye. umubiri bazazurwa bafite uzaba umeze ute? ni uw'umwuka. mu kuzurwa bazazurwa bafite umubiri w'umwuka, kandi bazazurwa nk'uko imbuto zibibwa mu butaka zikabanza zigapfa, zikazabona kubyara imbuto nyuma. natwe rero abapfuye muri twe bapfuye bamaze gusinzira, ubu bari mu gihe cyo kubora nk'uko imbuto ziri mu butaka ziba zabuze. urumva cya kibazo abantu bajya bavuga, bya bintu bajya bavuga bati umuntu azuka avukiye mu wundi avutse, ntabwo ari byo. urumva umuzuko bari kutubwira ni uko umuntu agomba gupfa, ariko hakazabaho no kuzuka. na bya bindi byo kuvuga ngo iyo umuntu yapfuye ngakomeza kubaho mu bundi buzima, ntabwo ari byo. ahubwo umuntu aba yapfuye byarangiye, ahubwo ategereje uno muzuko. ubwo n'izo mbuto zishyirwa mu butaka zigapfa,
zigategereza igihe imana Izongera ubwayo. kubare- Buriya uzi ko ari imana ibikora biriya cyane bintu. rwose ni gute ushyira igishyimbo cyumye mu butaka kikanabora kikabura rwose? Buriya hashize nk'iminsi runaka ukaba wagitaburura, wakireba ukabona rwose ubuzima cyari gifite ugishyiramo cyarabutakaje bwaratakaye. Eh. Wakibaza uburyo cyongera kubumbura kikazamuka hejuru imusozi tukagenza gute tukakibona. amen Rero buriya ibintu byose biberaho kwigisha. amen Urumva no ku mbuto Imana iba yashoyemo imbaraga zayo kugira ngo ibimera nabyo byongere kugira iki? Ubuzima. amen. Rero reka dusoze iki cyigisho tubashimira mwebwe twabanye. Reka Etienne udufashe dusenge kugira ngo dusoze icyigisho. Reka tubanze dusenge mbundi dusoze. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane muri uyu mwanya, izina ryawe nirihimbazwe. amen Tukugiriyeho umugisha, udusobanuriye iby'umubiri wazutse uko ugomba kuba umeze ndetse n'uko uzaba usa. Ijambo ryawe rirabihishuye, uhimbazwe. amen Pawulo niwe wavuze ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Byanze bikunze ni ijambo ry'Imana kandi ni iryo kwizerwa. Reka uduhe kwizera ibyo wavuze mu izina rya Yesu. amen Amen.